Tubaha ikaze kuri Generation Link nk'ibisanzwe ngewe nitwa Sindiheba Yusufu. Dushimira mwe mwese mwamaze gukora subscribe, dukangurira wowe utari wakora subscribe kuyikora kugira ngo amakuru, ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tubagezaho bijye bibagereraho ku gihe. Hamaze iminsi hacaracara amashusho y'umugore wa Yampano cyangwa se y'umukunzi wa Yampano, by'umwihariko amashusho yafatiwe mu bukwe bwa Miki, yishimye aseka, ariko uburyo abantu barimo bayareactingaho, uburyo abantu barimo bayavugaho, jewe naje gusanga hashobora kuba harimo ikibazo. Abantu twifitemo ikihe kibazo? Nibyo umuntu akoze amakosa runaka, ngira ngo akenshi na kenshi barimo bayakomantingaho, barimo barashingira ku mashusho y'uwo mugore cyangwa se y'uwo mukobwa, umukunzi wa Yampano yigeze kugaragara na Yampano bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Amashusho ajya hanze, biri mu nkiko, hari abari kubikurikiranwaho, bamwe mu bayakwirakwije barimo barabikurikiranwaho. Ariko icyo ndi kwibaza, niba koko ni ikosa ryabayeho, na cyane ko ari nayo mpamvu uriya abantu bagirwa inama, kubera ko abantu bakora ibintu bitandukanye. Wenda we nuko yagiye hanze, nuko yagize ibyago, amashusho yakajya hanze, ariko biriya yakoraga hari abashobora kuba bakora ibirenze ibyo ngibyo, barimo banamwiha ku mbuga nkoranyambaga. We yagize ibyago, amashusho yajya hanze, ari nayo mpamvu ubundi abantu bagirwa inama yuko niba ukoze ibintu, uri mu mibonano mpuzabitsina, urifata amashusho ngo bigende bite, kubera yuko ntabwo ubizi iyo telefone urimo ufatisha, ntabwo uzi ngo ejo izaba iri mu maboko yandi, ejo bundi bari buyigushikuze bayikwibe, usange umuntu ayabonyemo, batangiye kuyakwirakwiza n'ubundi. Mu by'ukuri ntabwo ni ibintu ukoze, ntabwo ari ngombwa ngo ufate amashusho. Ni uburenganzira bwanyu, mufite ukuntu mubikora, buri muntu agira amahame agenderaho. Niba mu mahame akugenga harimo no kuza kwireba performance yawe, okay, ibyo nibikureba, ariko umenye ko hari umunsi umwe ushobora kuzisanga wasebye. Ariko ntibaza ngo niba koko byabayeho, amashusho ajya hanze, abantu barabavuga, biratinda, ariko abana bo bemeye ko bo bahisemo kumuvinga on, bahisemo ku buzima bwabo bukomeza. Amashusho yagiye hanze, barasebye, ariko se none hakorwa iki se? Ni iki cyo gukora? Ngo bano bantu barimo bongera kuvuga ngo ese umugore wa Yampano barajya mu bantu nta n'isoni afite, baragira ngo ajye hehe? Bagira ngo yiyahure se? Ni ukuvuga ngo yabaye umunyembaraga, we ibyo ngibyo yarabirenze. Yaravuze ati ko byagenda kose ibiba byamaze kuba, kandi nta garuriro, nta kindi kintu afite kubikora uretse kubyakira. Yarabyakiriye, ahisemo gukomeza ubuzima, none murimo muramuharasinga. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo bikwiye. Umuntu ahisemo ko, kubera ko twese tugira imbaraga nke zacu, buri muntu wese aba afite ahantu yagiye agwa, aba afite ibintu byagiye bimushengura, ariko niba umuntu ahisemo kubirenga, agahitamo gukomeza, ntahitemo guheranwa nabyo, nta mpamvu yo kugira ngo yibasirwe. Harimo baramwibasira, iyi postinge video nziza cyane rwose, anaseka yishimye, ubona nta kibazo kirimo, ariko abantu babihinduye intambara. Bari kubishima iyo yiyahura, mwari kubishima iyo mwumva bavuze ngo umusheri wa Yampano yiyahuye cyangwa Yampano yiyahuye. Ntabwo byabayeho, barabirenze, bakomeje ubuzima bwabo, ariko ibintu mwabigize intambara. Uretse ko nabyo bitari butinde, murabivuga birangire nyine ubuzima bukomeze, kuko ntabwo ari we wa mbere amashusho yagiye hanze, kandi abo byagiye bibaho byose bagiye bakomeza. Rero ngiye mba numva ko niba ibintu bibayeho, nyuma y'uko bibayeho, uko byagenda kose ntabwo agomba guheranwa nabyo. Byabayeho, nta garuriro ryabyo rifite, nta kintu afite gukora ngo mubyibagirwe, ariko uko byagenda kose nta nubwo ubuzima bwe bugomba guhagarara, agomba gukomeza ubuzima bwe busanzwe. Rero ngewe icyo numvaga gishoboka, icyo numva twakora, ni ukumenya ko turi abantu, aho uriya yakoze ibi ngibi, ejo nawe hari igihe ushobora gukora ibindi, ejo hari igihe wakora ibirenze biriya, cyangwa ugakora n'ibindi runaka biri gutuma abantu bakuvugaho. Ariko wibaze ngo ni gute nifuza ko sosiyete yanyakira nyuma y'uko nagize ikibazo runaka, nyuma y'uko nahuye n'ikibazo runaka, kabone nubwo hari ibibazo tugira tubyiteye, ariko kandi nyuma y'ibyo bibazo ntabwo tugomba gutereranwa, kuko abantu bakadufashije ni sosiyete yacu. Ni ukuvuga ngo yagizemo akantu ko kwiyakira,
yiyakiriye, ubuzima burakomeje, ariko abantu dukomeje kubigira intambara, turimo turabigaragaza nk'aho byacitse. Ubundi buriya arumva nta soni afite. None se niba zifite abigenza ate? Agomeze yikingirane mu nzu se? Abikoreho iki? Nta kintu cyo kubikoraho kindi gihari uretse gukomeza ubuzima. Rero tugerageze tuba abantu bakuru, tuba abana beza kuri bagenzi bacu, na cyane ko uyu munsi afite ibibazo runaka, yahuye n'ibyo ngibyo, ejo nawe hari igihe ushobora kwisanga nawe hari amashusho yawe yagiye hanze, noneho atari n'aya nyayo, ahubwo ari nka AI. Kuzajya kudusobanurira ko ari AI, ndakurahiye. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko nawe hashobora kujya hanze amashusho yawe, akajya hanze atari n'amashusho ya nyayo, akahajya ari AI, ukagenda ugaseba ugakubitika, kandi kugira ngo uzatwumvishe ko atari AI bizagorana. Rero icyiza numva ko twakabaye, niba ibintu byarangiye, niba umuntu yahisemo gukomeza ubuzima, ibintu byabayeho, yasanze nta kintu yabikoraho, ahisemo gukomeza ubuzima, reka tumufashe gukomeza muri ubwo buzima yihitiyemo, ariko twe gukomeza tumuharasinga, tumwataka, nyine tumusubiza muri bya bihe bitari bimworoheye. Ndabakunda cyane. Iyi ni Generation Link. Niba utari wakora subscribe uyikore, kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezeho bijye bikugereraho ku gihe.